Afurika ni umugabane urimo amoko menshi cyane atandukanye mu ndimi, imico, imibereho. Muri ayo moko yose hari amwe agaragaza umwihariko ukomeye mu mibereho, mu muco no mu mateka. Dinka ni rumwe muri ayo moko adasanzwe yo muri Afurika, azwi cyane ku bworozi bw'inka, ku mibereho ishingiye ku muco gakondo no guhagararira ku ndangagaciro z'umuco wabo n'uburanga bw'umubiri. Iki cyegeranyo kirasesengura mu buryo burambuye inkomoko yabo, ubuzima bwabo bwa buri munsi, imibanire yabo n'inka, imyemerere n'ibindi bitangaje bibaranga. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Turebere hamwe inkomoko ndetse n'aho bakomoka. Dinka ni ubwoko bwo muri Sudani y'Epfo cyangwa se South Sudan, cyane cyane mu bibaya bya Nile River n'uturere dukungahaye ku byatsi bwo kororerwamo inka. Babarizwa mu itsinda ry'amoko ryitwa Nilotic peoples atandukanye n'amoko y'Ababantu. Indimi zabo zibarizwa muri Nilotic language, bikagaragaza ko bakomoka mu karere ka Nile iyo hejuru. Dinka bafitanye isano n'andi moko y'Abanyanilote, Kaniweli ndetse na Shiloke, ariko bafite umuco n'imigenzo byabo bwite. Inkuru Dinka itangira mu bibaya byagutse bya Nile yo hejuru, ahari ubutaka bwera, ibyatsi birebire n'amazi ahoraho. Aho hantu niho abantu bamaze ibinyejana byinshi batuye, bagakuriramo umuco wabo, imibereho yabo ndetse n'imyemerere yabo. Kuba hafi y'uruzi byabagize abantu bamenyereye kwimuka, kuko igihe imvura iguye cyane amazi arazamuka akajya hejuru, naho izuba rikabura bakimukira hafi y'amazi. Reka turebere hamwe inka nk'umutima, umutima rwagati w'ubuzima bw'Abadinka. Mu buzima bw'Abadinka, inka si itungo, ni ubuzima bwabo. Umwana avuka asanga inka, agakura azimenya, akazivugisha, akaziririmba. Inka ziba hafi y'abantu nk'abagize umuryango. Buri nka igira izina ryihariye, igafatwa nk'ikiremwa gifite agaciro n'icyubahiro. Inka zitanga amata, ariyo mafunguro y'ibanze, zigatanga ifumbire, zigatanga uruhu rwifashishwa mu myambaro, ariko cyane cyane zikagira agaciro k'umuco. Umugabo nyamugabo afatwa nk'ufite inka nyinshi. Nta bashyingirwa hatabayeho gutanga inka. Nta muhango ukomeye ubaho inka itagizemo uruhare. Hari aho umugabo ashobora kwitwara izina ry'inka akunda cyane, bigaragaza ko ubuzima bwe buba bushingiye kuri yo. Gutakaza inka ni nko gutakaza igice cy'ubuzima. Imena Tour and Travel Agency ni company ikuzaniye serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo, ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 0780 05 86 106 cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo imenatourandtravels@gmail.com. Ubuzima bwa buri munsi bw'Abadinka bukurikira ibihe by'ikirere. Igihe cy'imvura iyo kigeze, baba hafi y'imirima yabo mito, bahinga ibihingwa byoroheje nk'amasaka. Igihe cy'izuba cyaza, abagabo n'abasore bafata inka bakimukira kure, bashaka ibyatsi ndetse n'amazi. Abagore bo basigara mu midugudu, bita ku bana, bateka, bakubaka amazu, bakanita ku bageze mu zabukuru. Abana bakiri bato bigishwa hakiri kare inshingano, bakamenya akamaro k'inka, kubaha abakuru no kwihangana. Ubu buzima ntibworoha, ariko bubigisha kwihangana, gukorana no kubana n'ibidukikije. Kimwe mu bintu bikomeye mu muco w'Abadinka ni umuhango wo kwinjira mu kigero cy'ubugabo. Umusore ukiri muto afatwa nk'umwana, ariko iyo ageze igihe ahabwa ibimenyetso ku gahanga cyangwa se sacrification. Ibi bimenyetso biba ari ikimenyetso cy'ubutwari, ukwihangana n'ubushake bwo kuba umugabo wuzuye. Uyu muhango ukorwa nta gutinya, nta kurira kandi mu ruhame. Umusore ugaragaje ubwoba
afatwa nk'utiteguye inshingano z'ubuzima. Ibi bituma abadinka bakura bafite umutima ukomeye n'ubwigenge. Abadinka ni abantu bakunda cyane indirimbo ndetse n'imivugo. Indirimbo zabo ntizirimbirwa kwishimisha gusa, ahubwo ni uburyo bwo kubika amateka. Baririmba inkuru z'intwari, iz'inka zikomeye, iz'intambara ndetse n'iz'urukundo. Indirimbo zishobora kuririmbwa nijoro hafi y'inka, mu mihango cyangwa mu bihe by'akababaro. Ijwi rifite agaciro gakomeye mu muco wabo, kuko ari ryo ritwara inkuru yabo ndetse n'abo bakomokamo. Mu myemerere gakondo, abadinka bemera imana yitwa Ntiri, imana yo mu kirere. Bemera ko iyi mana ari igena imvura, amahoro n'ubuzima bw'abantu ndetse n'inka. Iyo habaye amapfa cyangwa indwara, bafata ko hari aho umubano wabo ndetse n'imana wahungabanye. Nubwo ubu benshi bahinduye idini, imyemerere gakondo iracyari mu mitima yabo, ikabana n'idini rya none. Reka turebere hamwe imibanire y'imiryango ndetse n'ubuyobozi mu badinka. Imiryango y'abadinka ishingiye ku muryango mugari. Abakuru nibo bafite ijambo rikomeye, bakemura amakimbirane, bagatanga inama, bakarinda umuco. Ubuyobozi ntibushingira ku mbaraga, ahubwo ni ku bunararibonye ndetse no ku bwenge. Kubaha umubyeyi mukuru ni itegeko ridakuka. Ibi bituma umuryango uguma hamwe nubwo ubuzima bugoye. Mu myaka ya vuba, abadinka bahuye n'intambara ndetse n'amakimbirane byahungabanyije ubuzima bwabo. Benshi bahungiye mu bindi bihugu, batakaza inka ndetse n'amasambu. Ibi byabateye guhindura imibereho, ariko ntibyabambuye umuco wabo. Reka turebere hamwe noneho abadinka nk'isi ya none. Uyu munsi abadinka bamwe batuye mu mijyi, biga, bakora imirimo ya none, ariko bagakomeza kwiyumva nk'abantu bakomotse mu nka n'umuco gakondo. Abari mu mahanga baracyohereza inkunga iwabo, bakanarinda indangagaciro zabo. Mu gusoza, bavuga ko abadinka ni ubwoko bufite umuco wimbitse, wubakiye ku nka, ku muryango no kubaha abakurambere. Nubwo bahuye n'ingorane z'igihe cya none zirimo intambara n'impinduka z'imibereho, bagumanye indangagaciro zabo n'umuco wabo. Ubuzima bwabo butwigisha ko iterambere rishoboka hatabayeho gutakaza inkomoko, kandi ko umuco ushobora gukomeza kuba imbaraga zihuza abantu n'ahazaza habo. Ni naha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.